ZOOM TV24. Hanyuma se hagize ubona ubushobozi bwo yabo bagezeho gute? Nta telefone hari uherutse kubaho gutuma telefone. Oya telefone ntawe nanayituma mperutse gutuma ku radio. Kugira abampe ni radio. Yo kuzirangira amakuru gavuye zambarara naza Masaka. Ukeneye na karadiyo. Akaradiyo cyane. Nanayitumyeho none iri gutinda. Wayitumyeho ninde wayitumyeho? Nayitumye uramwa n'ugukora. Yende gifite ndawo wamwe. Gifite n'umwana wawe? Ni zatabuze. Wowe kwisi bingibi cyose arabinkorera. Cyangwa ni gitifu? Gitifu bamwe. Ntago ari gifite ni gitifu. Ariko ni gitifu nakanda mama witwa nde? Ndagufatira nta kibazo. Gamba. Ndimbariki. Mbuye mpfuye. Nyiramakwiriza. Nikindi. Irindi sindalibona urukureba ndikuzamba. Ufite irindira bamasiki. Wesa irindi bamasiki. ZOOM TV24. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese mudukunda kandi mudukurikira. Iyi ni ZOOM TV, angendi wa muhungu wanyu Nsengiyumva Vincent. Nkaba navuye Kigali nerekeje mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Burera, umurenge wa Kinyababa. Harya ni Kinyababa, ni mu misozi miremire cyane. Kuhagera uturutse Kigali ni nko mu birometero, sinamenye ko mibara ariko nakoresheje nk'amasaha 8 kugira ngo mpagere. Ubu nasuye abantu bari harya muri aka gace bakita Nyabizu ya kabiri, ahantu hari umusaza mpagurikije Kigali. Umusaza n'umukecuru we nababonye ku ka video, ahantu aka video kari gukwirakwira. Umusaza asa n'uri guserera n'umukecuru we, none nkaba nagize amahirwe yo kubageraho. Nkuko mubibona abakunzi ba ZOOM TV, tugiye kugerana ikiganiro kirambuye, batubwire byinshi ku buzima bwabo, batubwire uko babayeho, hanyuma natwe dukomeze kwenjoyinga, namwe mukomeze gukanda kuri subscribe ndetse no kudukunda kugira ngo inkuru zacu zikomeze zibagireho umunsi ku munsi. Yego, natwe uradukunda cyane. Yes, bakunzi ba ZOOM TV, reka dutangire duhikaze aba bantu batangire batwibwira. Muze tukumenye, muze tangira twibwira, witwa nde? Njewe ndijakunda. Irindi ndi ruvuke. Ruvutse kabiri. Byakunda n'uruvuke. Ruvuke mvuke. Mvukiye najakunda. Uyu nawe reka nawe twibwire. Ngahaga egera hano mama, egera hano mwegerane rwose. Twegerane. Hanyuma we mama witwa nde? Ndagufatira nta kibazo. Gamba. Ndimbariki. Mbuye mpfuye. Nyiramakwiriza. Nikindi. Irindi sindalibona urukureba ndikuzamba. Ufite irindira bamasiki. Wesa irindi bamasiki. Bamasiki. Yego. Hanyuma muze naturutse Kigali naje kubasura ngo tuganire, tumenye ubuzima bwanyu ko bumeze. Nebude ikubura. Ubuzima bwacu buri kubura. Cyane. Buri kubura kubera iki? Cyane. Buri kubura cyane nta kigenda. Kabisa tari. Je kugusubiza ndikukubwira yuko amubiri kuri kugifite kuri kugenja kure. Gusuba inyuma. Kandi nawe uri kumureba. Yego, nawe ndi kumureba. Ubuzima buri gusubira inyuma. Kubera iki buri gusubira inyuma? Kubera iki? Kutabona n'ubundi cyakura ndi bude. Inzara yagara inkubi. Nuko ntago mubona ibiryo inzara imeze nabi niko mushatse kuvuga. Hanyuma mama wowe harya watubwiye ko witwa harya yitwa Nyiramabwire. Nyiramabwire, hano muri iyi nzu reka dutangire tuganira nyine uko mubayeho hano mubana nande muri iyi nzu yanyu nayibonye, mubana nande? Nsewe mbana nsewe mbana nawe n'umusukuru wanje Nyirabitaro. Umuzukuru wawe? Nyirabitaro nawe yararaha. Nyirabitaro angana iki? Aracyari umwana? Nyirabitaro yagiye
bitaro ngwino hano wembana nawe aha munzi Nyirabitaro se ari n'umunyeshuri cyangwa ntago arajya ku ishuri? Umusukuru wanje yararigaga n'ubundi ariga ntaheruka kwiga ariko ariga yararigaga ngagira aricara. Afite imyaka ingahe uwo mwuzukuru wanyu mubana muri iyi nzu? Naza ikondorure Nyirabitaro bitaro mureke ntacyo turaza kuganira turamuhamagara nawe tuganirize. Wakoze mutware yego nawe aradusubiza. Hanyuma umusaza tubasanze hano, ubuzima bwa hano mubana n'uwo mwana umwe, hanyuma ubuzima bwa hano mubayeho mute? Uwo mwana abafasha iki mu buzima busanzwe? Amfasha iki? Ampaga amasi akambahira uturyo, agasenya uturyo, agasenya udukwi, ibintu bitatu akaba ari nkorera. Ndagukondora mu nzu nabwo akondora akagira iki akaryama nanze nkaryama nkabiriye nta bindi. Hanyuma hano muri iyi nzu yanyu hari itungo mufite se hano? Ntajyo. Hanyuma se muba mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe? Ubudehe murabuzi? Ni kabiri. Ni kabiri oya ngo ni icyambere hari abari kubanyomoza ngo muri kubeshya. Ni kabiri. Hanyuma kwivuzaho mwivuza gute iyo mwarwaye? Njewe hariya niho njaga kwivuza, nagiyeyo ubure baramvura nanagwaye amaso bampa imiti, ubwo rero bampa imiti renda kondorora none dore ndi kureba. None uri kureba. Hari amafaranga se baguciye ujya kwivuza cyangwa babavurira ku buntu? Banze amafaranga urareba ndi gupfa. Ubwo banze amafaranga ndi gupfa. Wowe baguca amafaranga uri gupfa. Yawa nzawoya. Wowe bakuvurira ubuntu bobo. Yuko ndanda gupfa. Yuko ndanda gupfa. Hanyuma se hari icyo bitanga amafaranga y'ingoboka ahabwa abantu batishoboye kandi namwe ntimwishoboye. Aya mafaranga y'ingoboka ajya bageraho? Garasaga ariko ntabwo gagaza. Gashahagaraye cyane. Nikura nagukumwa magasururu mutwaro nzaza ndabagwira. Ndikubona buramo agasururu ndapandisise ko muri Noheli ndapandisha yeresa abana baragabura ngani kuzagabona muri ubunane uri kureba ko ndi kubanze rero ngwiriwe gusubisha ndagusubiza umenye gice cyanje. Mwize cyanje. No kuvuga ngo aya mafaranga y'ingoboka ntago araza ariko azaza. Ariko kusa muri ubunane cyane gusubira kubohereza. Hanyuma muzedere turi ku mpera y'umwaka ubu Noheli yagenze ite? Reka duhere kuri Noheli. Noheli yagenze ite? Dore Noheli ejo bundi herutse kuba kuri Noheli byari byifashe gute muri uru rugo rwanyu? Ntacyo nabonye nse muri Noheli. Vuye kwicara. Nta byo kurya mwabonye n'akanyama n'umuceri ngo mukavuye ndakakwanga cyangwa nakubese nje ntawe gusubiza cyane. Nta kanyama nabonye. Nta kanyama mwabonye? Nako. Nsinde kubesa. Ese nkubese. Mwari iki rero kuri Noheli? Kwari iki n'utumondi reka kwanga. N'utumondi gusa. Utumondi n'uduki utumondi ko ntatuzi. Tumenye utumondi. N'ibirayi. Ngabe tarere urumondi. Hanyuma ndi kabiri kandi ni kabiri. Hanyuma harabura iminsi nk'ibiri ngo tugere mu bunane tutangire umwaka mushya. Mu bunane hano muri urugo rwanyu mu bwiteguye gute? Tugwiteguye ute vuye kwicara. Ndi kugusubiza ariko mvuye kwicara ariko se nakubese njewe. Tawe nakubese mvuye kwicara gakwanga. Igibunane hajo nanabona. Ntabyo warabona? Mvuye kwicara. Muri cyo gusha munategereje nta kintu murabona. Koko? Nukuri kandi. Ese ngubese ngubese ndagifite. Hapana. Yo ngoraga ikintu cyo ndi kureba ngasubije. Kagusubiza nuko yabari Kagame na uri Kagame. Ndamugusubisha nango nsubishe. Nawe nsubishe. Nta kindi ndagakwanga. Hanyuma ubu hari icyo twari turi kugarukaho uko mubayeho ubundi kubona ibyo kurya kubona ibyo kurya ibibafasha mu buzima busanzwe ko imbaraga zanyu ari nke. Umukecuru hano ndabona nta kibasha, nawe ubwawe ndabona nta kabaraga wifitiye. Ubuzima nyine mubayeho mute tubwire. Uruguherahera. Hanyuma urya gute? Murye biryo biturutse he? Biturukaga se kariweho utariho mbese. Oyo utariho ndabaho.
none sicyo ndabyose kari we urabimpa rebe waba utabimpa inzara ikanyisha none ndi kukubura yuko inzara yanyishe ubuse ni ukuzanya ni ukugira iki ndi kukubura yuko muraye kugeza ikijya urukure nari iki mbese ahubwo kera urukure nari iki none se mwaburaye koko amasi gagutunga ukabaho kare nyine mu buzima busanzwe urumva mushobora kuburara ariko nk'iyo mugize utwo mubona tuza tubona dute muduhabwa nabandi n'abaturanyi babafasha koko ni mwego koko utariho kugusera utariho ndambaho none nyine baje gusubiza bati nakuvuga ngo mubeshejweho n'abaturanyi nkukuri ukamba gake none si utariho nakora iki utariho ntacyo nakora rero hanyuma inzego z'ubuyobozi n'iki zibafasha inzego z'ubuyobozi se zaba zijya ziza zikabafasha bakabazanira ibyo kurya bakazana nk'umuceri ibishyimbo umuntu udufashaga ni Kagame kohereza ibintu tukarya Kagame ajya bohereza ibintu mukarya cyane n'inka zose Kagame aherutse kukoherereza iki niba wibuka ari kuduhagararira n'uruko twoherereza ibintu tukagira tukakondorora ibyo kurya ibintu byose bijyanye n'imibereho yanyu mu bikesha Perezida Kagame ni siguru uraryoherezaga none se harundi burwari ubwo rero akabiguhana nawe ukaryohereza ine ubwo tukajya tugacamuka cyane naho nta kindi nagusubiza hanyuma muze ufite imyaka ingahe ndabona urakuze mfite imyaka 10 na rusanzu aha ni 10 aha ni rusanzu bambe aha ni 10 rusanzu ntawe wayimenye ntago ndi kuyimenya ntago ndi kubishya Kinyarwanda ni 15 ni 17 hanyuma se wavutse ryari muzee navutse bari gutema amasaka bari gutema ibigori bari gusarura n'ingano n'ibimondi bari kugira bari gukangarara kane navutse kane hanyuma wavukiye hehe niba wibuka neza mu rugo aho wavukiye ni mu kahe karere wacu navukiye hariya hirya ibutongo hari wene wamenye ibutongo niyo navukiye ni hano muri Burera hariya muri Burera niyo navukiye ubwo rero ndatangira tuzino tuva tuzino abigitenge muzina hano mu gitenge hanyuma aho hantu mwavuye aho hantu ryari wavuye aho hantu ukiri umusore cyangwa wahavuye aho wavuka mutoye cyane mwashakanye ryari niki twashakanye kera cyane hanyuma mwarashakanye mwabyaranye abana bangahe twabyaranye abana barindwi bose se babaho abasore bariho mfite abasore batanu baba hehe rero abasore bawe batanu bamwe nabaha bamwe bari mu gitenge bagiye baradukwiririza hose nabo barubatse se bafite ingo zabo cyangwa baracyara ingo zabo koko ubu ufite abuzukuru n'abuzukuruza abuzukuru banje bariyo koko sinababisha nibyo bari hotari hanyuma se abakobwa bawe bo babahagana he hari abakobwa ajya tubiri gusa dukobwa umwe araha ndari nyabisi hari imbere nabo bafite abagabo ukubaze umwe aratakara agwa mu mutara ubwo rero ubwo mu mutara nubundi undiso amufite aratoroka aragenda aza mu mahanga aramuta umugabo yaramutaye yegera mu mahanga none ayibereye mu nzu ye ariko we n'ubwende ndagusaka undi yamubona n'ubwende bwe arashari muto ni mutoya koko niko byabaye dukobwa tubiri yego ufite abakobwa babiri n'abahungu batanu ese bajya baza kugusura rye bajya bafata umwanya bakaza kugusura barasaga bakakuzanira amafunguro ibyo kurya bakanzanira wifunguro kuko baraza gatandana bese baherutse kugusura ryari rero ni hambere mweza yavuye aha bucura niwe wavuye aha izo bundi ibucura batikurikirana bari abantu batatu
Isubundi yarayahe uriya arazaga buri kanya araza kundebera akazi kureba data bikuba nicaye aha umwe umukazana wanjye anzanira icyo kurya undi zaraza n'ubundi abaranzanira mbagaho aho nafaho navuye mu gitenge banza mu gitenge ubundi kuri ariya mu nyumba yanjye ndeka wano atiteka wano abatware banzana hano niho nicaye wabaga mu gitenge baza kukwimura bakubakira inzu nziza hano kandi yicara ndicara hanyuma iyi nzu mwayijemo ryari inzu mwayimukiyemo ryari kugeza iki mazemo imyaka 3 gusa iyi nzu imazemo imyaka 3 ni 3 gusa hanyuma muze haryo watubwiye ko witwa nde byakunda hanyuma byakunda n'umukecuru wawe mujya mufata umwanya mukaganira ku iterambere ryanyu cyangwa ku buzima bwanyu turaganiraga ubwo nka biriya ni ukuba tuguhomba cyane amani gari kwiskangarara gari gusubayo amani gari kusuba nyuma ntago ari ugenda mbere kandi nari kuri hanyuma mama byuganira na byakunda mujya mufata umwanya mukaganira muraganisha rero ikintu cyatumye mbamenya hari amashusho yegeze gukwirakwira hirya no hino uri gukangara umukecuru uri kuvuga ngo yanze kuryama sinzi nimba ku kantu waba ukikibuka ngo ari kwanga kuryama kandi uburiri akaguta ku buriri mbase wangira neza ukaba nabi subisha winda mubwiraga ntiyagire turinganyise akaryama hasi mu mucucu akenda umucucu kandi kubagurize ntaneza ndababisha akanga namubwira kindi ameze yamufata umutega ku nyumba akanga kujya kuryama mu nzu akaryama hasi rero ncewe icyo ndajyaga mutware ndarajyanze cyane hanyuma kubera iki wowe bakubwira kujya kuryama ku buriri ukiryamira hasi none urikirisa kugira kujyama hariya mu mucucu nturi kumva kugira neza wagira neza nkigira nabi yanga ko muryamana yanga kuryama ku buriri n'uyu yanga umuntu wamaze wamugura nk'uruhinja yanze beza iyi ni mukuru mama kubera iki wowe wanga kuryama ku buriri ukiryamira hasi none uri kwikiriza nganone ukikiriza kuryama hasi ufite aho urajyama urabonyanze sindagusenga reka da hanyuma aho araguhiga cyangwa ajya nagukubita reka natangubita n'uyu hanyuma kubera iki kubita umukecuru kandi ubona nta mbaraga yifitiye ndamukubita oya kirase ariko wakubita uyu apana nase kubera cyatinya kuza kuryama ku buriri n'unyente n'ubwenge buke ndakwanga n'ubwenge buke ariko oya watangira kubyara umwana ukagira umukazana ukagira abakazana babiri ukita nk'uruhinja ukaryama hasi mu mucucu ngo ari muryama we rero arenda ng'umucucu ari bwagumamo atajyama ahantu haboneye aba yishakiye kuryama mu mucucu mu ivumbi mu mukungugu ntago abashaka kuryama ku buriri ngakondorora nje nkamubwira ndahaguruka ubwo namuhagurutse rero ningunda tugende akaba arahaguruka akaryama ku gitanda kandi uriho amufite n'igitanda ndakigira nduriho si najyama hasi mu mucucu ndi umuntu uri kumva nga njyohe apana hanyuma igitanda mwagihawe nande niwe wakimbaye utariho sinakibona apana umubaze neza hanyuma mufite na matora mufite matera muryamaho oya matora ye ndafite y'uburi igitanda cyo njyamagaho cyo babamaye ngenze ndaryamaho baguhaye na matera kandi hajyama hasi mu mucucu ntago mukiryama hasi ku misambi muryama kuri matera cyane matera rero ninde wayibahaye ni Kagame koko ni musuri ndamushima neza Imana imurinde cyane nawe ibarinde ibakomeze cyane kuba ndabansonje nkabana ngasonzoka munda nkajya ngasamura
icoma ndenda ukakinyoherereza ngashamura. Kagame aramutse abonye iki kiganiro turi kugirana ni iki wamubwira? Ni iki wamubwira nk'umuntu wagufashira gwaye matera akakubakira? Ntimana ikurinde ndi kuringanyise neza cyane gukomeze cyane nanje dukaringanira twose tukaba abantu imibiri yose ikabonerera kimwe. Ndamushima cyane ibundi dikumushima cyane. Nawe umusaza urimo urashima Kagame kubera ibyo abakorera yarabubakiye, yabahaye matera abaha ibyo kurya, akabaha n'amafaranga y'ingoboka. Ni tayari ni tayari ntawuramara kabiri atari kundeba mutwari tari. Hanyuma umukecuru wawe afite imbaraga nke, imibasi nyinshi cyane. Urero nkagiye hariya bakamuzana nkiriya urenda bamuzana kure nukugira imibasi baba ari kuyizana y'ibirenge bakayizana n'urukuri rwo gukondorora amarangi dore bikuri amavuza garigagara no kuvuga amavunja nyine amavunja abamereye nabi. Ubu rero nkabiriya gukondorora kakagaruka. Kuva amavunja muri akura akagaruka. Hanyuma ariko numvisho ngo hari n'abantu bajya baza kubakura amavunja bo abatware barazana n'imiti kugira gusuka mu nzu bagakondorora. Bagasika hariya tugashyira mu birenge bikakondorora bikafanyirira ariko gakanga. Amavunja yanze gukira yaranze burundu. Ndabona umukecuru we ayarwaye menshi cyane. Ese aya byaba biterwa n'iki nimba hari icyo babuze? Biterwa na kugira gusamarara bigasamarara mu birenge. Uwe rero ukuramureba ari kugira ngo bakondorore ngoye. Ntago yemera ko bamuhandura amavunja. Uriye mutwari. Uyu mukecuru ntago abyemera. Aratinyaga cyane. Aratinya niyo mpamvu atajya nakira. Ese namubwiye ngo bakondorore ibirangi byanjye gerere nje uri kureba barakondorora. Umuntu ari kugira ngo agukishe ukemera bakagukiza. Ese amavunja buriya ntago byaba biterwa n'umwanda? Tayari tayari. None umwuzukuru wanyu ko atabafasha gukora amasuku mu nzu. Ari kugira we yagira akagenda akaza kunshakira icyo gusamura. Yaba ari kugira akagera akaza kunshakira icyo gusamura kugira ngo ndapfa. Mbese ntago abona umwanya wo kwicara ngo akora amasuku ari gushakira. Aragakoraga ariko akagira kuba cyari muto cyane yani cyari muto cyaguye cyane yagira yagahuguka cyane cyari muto cyane kandi uramubona indaraza uramubona. Hanyuma ubu burwayi bw'amavunja mumaze igihe kingana iki murwaye amavunja bingana gutya? Nyinshi cyane tumaze nk'imyaka 6 garaza barahandura igaraza garagara ko umuntu wese bari kuturoga bari kugira igindamo wamenye. Mwamutakiza ko aya mavunja cyaba ari ikibazo cyo kubaruga cyangwa se ni ukubera umwanda nyine? Tware gwe bini sinsoka kabaye reka ndagufasha mama wenda aya mavunja mubona biterwa n'iki? Niko wenda handi uzikwamenya kwa muri ko ari kuguma kutukurikirana bahandura gazi nekakwanga kandi imibazi iriho. None nikinga ntumize nubundi iyindi miti bayizane basangarare bagire mu nzu naha yukuza turagira uca turibatamo kuyenga kabanyugo kakagira kakangara mu birenge sinzi ko byabaye ariko reka aratinga kazagenda ntari ko bizahora. Ntago ariko bizahora amavunja azakira murabyizeye mufite ikizere? Bagise cyane kazagenda. Nase mwebwe hari ibyibira hari uruhare nawe ugira mu kugira mu kuyarwanya uruhare rwawe mu kurwanya amavunja n'uruhe? Guhandura no guhandura n'ibiti. Hari igihe ubyikorera se batarinze kuza abantu babahandura hari igihe nawe ujya wicara ukihandura? Ndayihandura se kurareba yo no kugira nabona barampandura sinagira uca nakwinama none ndakakwanga cyane. Hanyuma umukecuru wawe tugaruka kuri umukecuru wawe kuki nyine ugira gutya ukamukanga ne yanze kuryama ariko ukamubwira nabi umukanga kandi ubona yikuriye kumubwira ngaringanyise jamubwira ngaringanyise amahoro akaba nabi akanga ajya kubwira nabi se we cyane kumubwira nga akurebiriya nga ahubwo we ngarenda ngajyame hasi
ibyo nkajyanga kubera icyo ubwira umusaza nabi ingo ndagufasha mama musubize kubera icyo ubwira umusaza nabi nsubiza naho yagusubiza kubera icyo atari kumusubiza kandi mujya muganira kugusubiza no gutabimenya we no gutabimenya no kutabimenya wakagumya kugira gukondorora hasi ibyo hasi rero nsewere nkajyanga mutware narajyanze hanyuma se we iyo muri kuganira murumvikana kubona yabaye nk'umwana nta kibasha kugira mujya muganira mukumvikana kumvikana nsewe kumvikana nundi gakondorora numvikanaga nundi turi hamwe ajyanye yose wajya mahari hasi ukumvikana nundi oya nsubiza wajya mahari mu mutsutsu kumvikana nundi hapana kuvango yakoze amakosa ntago muba muri kumvikana icyo gihe amakosa cyane kuba nzewe ndaganga amakosa ganaraganze akambwira ngo ndatutse ndi gukora kandi ndi kugira ngo akore neza bikanyobera ndangaga kubera icyo byanga aremera ngo ajyame mu mutsutsu ari gufotorora nawe ngo aremeye uremeye kujyama hasi yemera kuko wemeye yemera kuko uri kwemera abakunzi ba ZOOM TV iki kiganiro n'aba basaza ni umusaza uzi kuganira cyane hanyuma muze uti umukecuru iyo akunanije umubwira nabi ese iyo umubwiye nabi nyine ntibimurakaza bigatuma mumara iminsi mufitanye amakimbirane amakimbirane ge ni gariya kugira ngo yicare mu mucucu niko nyangaga kandi kuko nta kindi kandi rero ko nsewe rero ngamanye no umuntu rucyo jewe ndamurekaga agakora ijya akora arakoraga ijya akoze nkabona araze nuko najyama nkabona araze yicaye hari akagumaho ahubwo abagayo njyanye nkabona araze arushi kwicara mu mucucu ariye yananirwa kwicara mu mucucu akaza nakaryama ku buriri kuri matera kuko akaryama da hanyuma ko mbona kuze cyane ubundi ariko mwashakanye arakuruta kurusha imyaka ndamuruta ndamuruta uyu ni umwana ndamuruta cyane ubona se ari ufite intege nkeya yo murebye ubona ari ukuze cyane tayari arandusha ubwo wa mugore yakuruta mwashakanye oya ku imyaka ku myaka ndamuruta cyane no mu mafukiro ndamuruta nibyo hanyuma we avuka hagana he mwana muturanye se mwashakanye mwana muturanye namukuyirira nubundi iwakirira ni namukuye hariya igisoro ubwo mbora nawe ndi kuyagara nawe ari kuyagara ndamukatiranya uramufatiranya hanyuma mwashakanye mungana iki mwari mukiri bato kose twingana ariko rero nje murutaho ndamuruta imyaka nk'ibiri mwariganaga cyane hanyuma warize noneho muze no kuvuga ngo warize n'uyu mugore hariya dukara mu kinyaba hariya tukikana tukasa kwiganiriya ikirambo tukagaruka wize amashuri angahe niba ukibyibuka amashuri 3 uzi gusoma no kwandika noneho ngireho arangwira ngakundi kugwaragwara nga nicaye uko cyose iki gihe tutatwasubaye hanyuma mu kurambagiza uyu mugore wawe kurambagiza ngo mwahuriye mu ishuri ujya kumurambagiza cyangwa oya twahuriye hariya gisoro namufanyiri igisoro namufanye impora nawe muha ibihumbi muha namuha ibihumbi 5 amuha ibihumbi 5 se ukiri kumutereta cyangwa gutereta uri gutereta ndi gufakirira ndi gufanya ndi gutereta nguko watereta ingabiri ubwo rero arambwira ati weho nta wamenye wacu ntuzahanyirika ubwo rero tumara namaze ibyumweru 2 nubundi ndakondorora ngere wabo ageze mbese no kuvuga ngo mukimara guhura kugira ngo kwa kundi umusore yirarira wahise umuha amafaranga kugira ngo umwemeze ko uri umukire namuha 5 ubwo ngaruke mu 5 bibicumi ugarutse mu bindi 5 bibicumi hanyuma inkwano watanze mumaze gukundana wamukoye inka namukoye ni 6 amukoye ihene 6 rukaga ntawe yimenya rukaga ntago nyizi rukaga nkabiriya
Okay magana atandatu no kuvuga ngo yamukoye ihene 6 ini 6 gura mesasi ndama nyina ariko biragaragara ukiri umusore wari umukire itari yabyara ukiri umusore ariko wari umukire cyane ndansabutse cyane wakoraga iki ndandi guhinga ngakondorora ngahinga ngacimigando ngacimishe gaca imigoshi ndi gukondorora taburare tawo yaburaraga none ubu ari kuburara akaburara kabire akaburara gatatu kubura amani mu mwanyi ndi guhomba kubera intege nke uri guhomba hama ariko nagaruka bizahora kandi nuko wavuze oya bacaga umugani nguruhango ruhangaga uruhango rwo nabaye murere mwana abo mfite ntabarusobora ntabasobora abo bana banje ntabasobora uruhango rwo nabayemo hanyuma umara gutereta urarambagiza umuha 5 uri kumutereta ujya no gukwa hanyuma mwasingiriwe hehe hariya iwabo hariya n'uburi iwabo gisoro mwasingiriwe igisoro cyane mwasengeraga muri hedini twavuyeyo tuzi no turi gukora hanyuma mwasingiriwe muri hedini muzane mukibyibuka neza muri haginde muri hedini hariya iryo ryo mu kinyababa mwara abagatolika se cyangwa mwara abaporo twatura abaporoto twatura abaporoto twatura abaporoto turi gufanyirira kimwe turi gufanya kazi kanyombare none rero wamubaza kwaturikaga hanyuma ntago mwajyaga musoma ku nzoga ntago wageze ku nzoga no kuva ari umurokore kuva na kera isoma ku nzoga ni gake wasomye gake ndandasomaga gasuru gakeya nkinywera gasera ukangarara iyo kunywa inzoga rero ubu ngubu nje rero ubu ntamperuka inzoga ni kwinywera gasuru gusa hariya ndaba nsonje ndaba mfite agafaranga ubwo nkagira ngabasaga kose nkaza ngasira mu kabone ganje ngaza kukanywera nagira nga ngina mu gitenye kugira ngo gukangarara kunywa inzoga apa oya ntago wajya kunywa inzoga kure kubera n'imbaraga ni nkeya ubu nywera agasuru si bukari kuboneka kireka umuhungu wanje ari nkagize akaguru k'akaboni bakakanzanira ndiwarutse bakanzanira nkanywera muri injanje abahungu banje kabiri ubu namperuka inzoga mfuye kwicara gusa nagasera hanyuma ubu ngubu rero musengera muri hetorero cyangwa muri hedini murasenga se rego gusenga cyane dore turi kwiganirira rero tuganire cyane irebere hano tuganire mu reba nka biriya muherutse gusenga wowe mujya musenga muze mujya musenga ndamberuka gusenga nagise yego nagiseho umutware marimo aranyicanga bunyumba yenga nindeke nzaza kwiga nzaza ndiga ndi muzima aranyikaza ndicara kugeza iki gihe na patiri namugeze hariya mu kinyaba bangiye kwiga n'ubundi patiri yaje kutureba ubure turaganira n'umugore wanjye yarariho bazana ubusera turanywa n'ubusera rero njyewe ndahaze ndataranye iwacu hariya aho ndandabaga nabwo ndambere ko kwiga ariko no kurwara aje muri kwiga no kurwara niyo mpamvu wahagaritse no kwiga cyane muze harya kurangiza harabura iminsi 7 ngo umwaka urangire n'umunsi umwe none ubundi kugike ubundi kujyake no kuvanga gusigira inzara cyane ubushindi kugike rukurabizara oya mwari ko ngusubije kuburara kabiri ukabura gatatu uri kugike nsubije ikibazo gikomeye cyane kwanza namaye kugusubira kombaga ubu kura kabiri ukabura gatatu ubu kugeza muri noheri na burayi gore nshahari yandakondorora inshuti zanje nizo zagiye ziramba kajyari bo bamba ndukanja ndajya kugeza iki gihe none ubu na burayi ubu iyo ntagira kare kusukuru kanje kakaza kunsakira tumundi n'ubundi ndiko narari kugashahane tumane no kuvangwa ne birayi kamwe hanyuma se ejo bone n'ubunane uri kubutegura gute hano ndende butegura iki mfite iki se ndabuteguza oya nsubize oya ndakira kwanga umfuye kwicara hanyuma se abadukurikiye nicyo abasaba abadukurikiye muze reka tuganire abadukurikiye bo nicyo abasaba kuri ubunane cyane ko abadukurikiye wenda hari abafite ubushobozi nicyo abasaba bariho iyo bakanterera nkagira ngasamura
ni kuba kugutwerera bakagushakira inkunga ukagira ahubwo abinshi bari kugira bari kwanga cyangwa cyaje ndabashubisha abinshi bari gukangarara bakanga ntaho bamba kandi bari kureba Imana iri kundeba bakanga rero akavamo nka babiri nka batatu bakamba nkajya abenshi nta kintu bari kukumarira bakwanga ku mwaka ujye kuwusoza nabi cyane inzara yagara inkube inzara imeze nabi bari kunsiganira nk'abariya bakavamo nk'abantu 5 bakanyoberera nkajya inshuti zanje ziramenya yuko ndi ubwo nkajya abandi bakanga ngo ntabo bagira ngo ntabavutura ngo bagire banyiboke bakiyangira kandi Imana iri kubareba ubwo rero umuntu jewe uranyanga Imana ibagiri kumureba nkabiri kugenda wowe kandi egera umusaza tugane turi kugenda tugana no ku musozo ushaka kujya kuryama hariya ushaka kujya kwiryamira hariya reka tugere dusoze imwegere dusoze nanjye ngiye kugira dusoze amahoro egera umusaza dusoze baringanyise yekara baringanyise nkabiriya bari kugira bari kukangarara gufaterera gusubiza inyuma bafanye basubiza inyuma n'imbere igira reba murebe mbese wowe murebe mwegere hano egera hariya wowe murebe kuko ndi kumureba mwegere neza mwegere rwose kuba twebwe turi kugira amani gafite gagenja hanyuma muze nanindi kukubaza naningarutse ku by'iminsi mikuru cyangwa gusoza umwaka ni iki wasaba nyina badukurikiye cyane ko hari benshi badukurikiye ni iki wababwira cyangwa ni iki wabasaba ngabampinge ndababwira iyo kuri ngabampinge ubu kuba nshonje nakuba ushonje ngabampinge kuba ndashonje ntacyo mfite ntacyo mfite mu mwanya kandi kukubwira cyane waburara kabiri ko ukabura gatatu ukagira ngo ufite urugero rwo kujya gufata mu mubiri wowe ngo bimeze bite yuko muri kumva mfateho ufateho se ndawe wari kuri ngero wari kugira ngo aringanyishe agafataho garosa wakibonye iki cyuma wakoze data nakoze namwe mwakoze kunyakira hanyuma muze tugana ku musozo watubwiye ngo icyo wasaba abantu ni ukugufasha nawe ukinjira mu minsi mikuru umeze neza wakoze rutare turi kuganira nanjye ngacamuka munda hakabonera cyane ngo mutware yego cyo ni cyiza hanyuma dusoza nabonye uri umuntu uzi kuganira nabonye uri umuntu uraganira cyane musuri stari urabona iyo umwaka uri gushira nyine abantu bagomba kwishima hari indirimbo nyane numva ngo dore umwaka urashize nanjye waba uriho ndishimaga agaturirimbira nk'akaririmbo kamwe tunasoza iki kiganiro kuganira cyane rero no kugira kuganira mbandi kugira ngo munda ngahabonere cyane tugasheka nko kuri guseka ngo tukaganira tugasicamo arakaririmbo wabuze se muzedire burya nta karimbo uzi ntako karagiye turasoza utanaturirimbiye ndaka kwanga karagiye fombi kare gusiba inyuma ndandaka koraga none kare gusiba inyuma inzara iri kugahombya cyane cyane hanyuma abanyakigali mbakubwirira iki ko ngiye gusubira i Kigali nubuhe butumwa nkuvanira hano Kigali bambwiye ko utahazi ntahamenye ukiri umusore nta wageze ujya oya kireka abahungu bose nibo bagiyeyo babiri kayara wenda ariko ntawe wamumenya kayara n'umuhungu wanje bucura bagiyeyo kabiri bagiye babatumyeho ngo baze kwenda imyaka yo kugira ngo bashamuke ngo twari ya nyamutera twagarukiye bazuba turagaruka hari igisoro turaza abandi barahiganwa baziriya ubwo jewe rero ngarukiraho nyamutera turagaruka tuzine iwacu umujyi uzi ni wamusanze gusara mu Ruhengeri ni nyamutera hari ya turagaruka tuzine mu Ruhengeri uhaheruka ryari muze ni kera nk'imyaka
ahise nk'imyaka 6 yaciye imyaka 6 tuvuyeyo tuvuyeyo ntabwo haheruka ibintu by'iterambere ntabwo buherutse kubibona ikintu byumva ngo amazu bubatse amazu y'ama etage amazu manini cyane meza none niko turimo bari guharwa n'imihanda yageze iri imbere ubwo indi barakora bari gukorera kimwe igisoro iri bari gukorera kimwe. Hanyuma dusoza mzee nakubwiye ngo nubuhe butumwa wampereza nshyira abantu b'i Kigali cyangwa abadukurikiye abantu kugira ubutumwa bwanje bundana kugira ubutumwa bwanje ko ngiye kukubwira ngo kugira ngo bamenye bakondorore banyoherereze icyo gushamura kuri inzara yanyishe cyane inzara yite enkuba yagara kungenderera cyane none uwo kuburara kabiri ukaburara gatatu ukaburara kane ubu rero Kagame yaba atari kukondorora arohereza cyo twapfuye ahubwo Kagame yata ntabwo mwari kwa mukiriyo cyane ni uduhagarariye cyane nawe ni uduhagarariye cyane ubu rero ko maze nk'iyo minsi waranda kugira nk'ibintu kuna biriya bintu arakondorora arohereza ngaducamuke n'inka zose n'indama zose arohereza ubwo kugira ngo tube neza umubiri isabuke ibonere uburara ndaburara mbone birasohoye inzara iragendire mbambaye neza mu ese ko kuva kare nakunze kumva ushimira Kagame hari nkaho bagize baguha muri iriya gahunda ndangana nabona urabona cyane kubera ufite intege nke ntago washobora kuyorora inka uyimbaye ntifite abana banje sindi bayiragira nyaba yimpaye ntacyo yaboneka kwanga bayimbaye ubwo rero nkabiriya urwandiko rwayo baza bakamenyesha ikangeraho kandi abahungu banyifite abahungu anga nayihumwe akazarayiragira mbese mu byifuzo byawe banaguhaye inka nabwo byakuryohera cyane byanjyohera cyane nkamwamata Mukecuru inka mwashobora kuyorora mbona imbaraga ntazo imbaraga se ariko se urareba ko mfite urayijyaci yananira ntaho yananira nyifite ntaho yananira cyane abadukurikiye babyumve ko ukeneye inka nawe ukinywera amata kenyere kugira ngo amwe amata koko ndayikeneye mu mwanya ngayikeneye cyane kabisa ndayikunda cyane ikanyiboka ikaza nyine akayigira akayohereza nanjye kangeraho ubwo nkagira umubiri neza nkamwa amata nguko abandi bari kuganywa ngatungana neza umubiri gutungana nguko abandi bari kunywa nanze nkaba umuntu nk'abandi nubwo ndanda gupfa rwose nubwo ndapfa ndayisigira umuhungu wanjye umwe akayikora akayiragira cyane hanyuma muzendi kumva mu rurimi rwo kuvuga rugushyiramo n'ikirimi wajyana icyo muri Uganda kigande ujakiza hano no ku mupaka hano muturanye n'umupaka wa Uganda umupaka kuri kanja kuri pesi haruguru uyu mupaka igwacu gurahinduka wajya kugira gutyo gatembera ukagerayo ntagerayo natagerayo ko mbere ngifite imbaraga imbaraga zigenja ubu ntacyo nakora muzereka rero dusoze iki kiganiro mwakoze kunyakira mwakoze no kunganiriza nanjye ubutumwa bwanyu ndabugezayo ndababwira ko mukeneye ababafasha kandi bari no kubyumva abadukurikiye barabibona hanyuma dusoza ninde wasuhuza nidaho intashyo mu badukurikiye dore ko dukurikiwe n'abantu bari ku isi hose ubu sinamenya izina rye namenye izina rye Kagame niwe namenye izina niwe ndarimenya cyane n'umuryango we kuba ariwe ndamenya none uyu nguyu siko ndaramumenya nawe kariho twabonana ko ndaramenya izina ryawe urire jewe nitwa Vincent wakoze tayari wowe yicara bakubwire baranda gusubiza inyuma wowe yicara dukondorore yicara weho baranda gusubiza nkiwabo irambara hanyuma nakubwira ngo nitwa Vincent nanjye nduruvuki
byakunda dukundane sa tayari dukundane ta yego ubwo twanikundaniye musuri tani tayari ni musuri nzagaruka no kongera kubasura ndebe uko bimeze ndebe ko mwabonye niyo nka mwasabye abanyarwanda badukurikiye kandi yego mutwaro utijakunda ntibyakunda akeneye inka akeneye ubufasha kandi koko biragaragara murabikeneye ndanga mwamata nubwo ndapfa nazimu abahungu banje ariko nkibasigira bakagira ndi kunywa amata ngapfa nanze ndi kunywa amata nanze ndi kunywa amata ndakakwanga nanze ndi kunywa amata kandi rero ubwo rugero ni weho uragira urabikora bikagerayo bikamugera uti ndasuhuza Paul Kagame wamusuhuje nawe azabibona ko wamusuhuje perezida wacu cyane umwaka musa nganguje tari inzara yanyishe tayari kabisa reka dusoze nanjye mbifuriza amahoro y'Imana kandi nsaba abantu bakora iki kiganiro kugira icyo bakora hanyuma se hagize ubona ubushobozi bwo yabo bagezeho gute oya telefone ntawe nanayituma mperutse gutuma ku radio kugira ngo abampe ni radio yo kuzirangira amakuru gavuye zambarara za masaka ukeneye n'akaradiyo akaradiyo cyane nanayitumyeho none iri gutinda wayitumyeho ninde wayitumyeho nayitumye uramwa n'uri gukora ninde gifiti ndawo wamwe gifiti n'umwana wawe ni zatabuze Uwa kusi bingibi cyose arabinkorera. Cyangwa ni gitifu. Gitifu bamwe. Ntago ari gifiti ni gitifu. Ariko ni gitifu nakanda kugira nanamugwiye nga nsakire akaradiyo kabitanu akanzanire kugira ngo kaze karangwira amazwi yavuye zambarara na zamasaka. Nina sakikare zose izwira reka kondorora rekagera kuri Kagame ubwo nawe rero akanyohereza n'ubundi amazwi. Yego hanyuma se gitifu yakwijeje iki kuri icyo cya radio iki gitifu niki yakwijeje ntawe yayagira ntawe yari yakakondorora ntago ari gukontorora kwa ntago arayizana namubwiye ngayishane ubwo acasakisha acashakisha acasakisha ubwo nzabona isohoye ndayifuza cyane nibyo radio ninga ndayifuza cyane radio ninga ibintu bibiri nicyo kurya Mzee uzayibona cyane mutwara wowe urifuza iki mama nicyo wifuza n'iki tuza babwira abantu badukurikiye ngo mubwire tindende ikineke tindenda urukwiranga none gusa se waba utamubwiye ikindi cy'uburenda aramba aragwaza utamubwiye singagira kondorore kabiriya ndamukumusubiza utindende ndikinici utindende umwende utindenda ingende ingutiya mbese wabasandi ndikukubwira wabasandi atari uyu we na Kagame wabasandi namugize ki twamenye ki wabasandi atari uyu we na Kagame na nyende na gifite bara abantu na gitifu abantu batatu na wewe uriho nuri yariho wabasandi kutari kumusubiza muze reka tunasoza tureke umukecuru ajye kwiryamira hari gushanga kujya kwiryamira cyangwa akadusoreza dusengera basi bambwiye ko ari murokore usengere n'abadukurikiye ndabasengera none mutware ngiye kubasengera n'ubundi musatahane amahoro meza muzagereyo muzagaruke n'ubundi kugira kundeba ndiko basengera mutware mwiza ndiko babarira nga mugende neza musasohora amahoro nanyi muzagaruke n'ubundi amahoro mugere wanyu neza Imana iri kubareba neza nanzi iri kundeba musatahe buhoro nta kindi namwe bane bahumugisha kandi namwe muzasoza umwaka amahoro kandi muzarambe mugwize n'imyaka irenze iyo mufite haryo bamwatubwiye ngo mufite imyaka ingahe nakubwiye imyaka 17 ufite imyaka 17 ntaho narenzaho ndabwo kari mike 17 umugore afite 7 imyaka 7 gusa umugore we ni 7 gusa naho nzamfite umugore ni 7 nzamfite imyaka 17 iranditswe
iranditse mu rupapuro cyangwa ni 107 17 yabona ni 107 muzabona ufite imyaka 107 iyi ni 5 hanyuma se ubundi ufite irangamuntu ndangamuntu yanze yahiriye mu nzu hariya irashe wahishije inzu ndari ndi mu nzu ubwo rero n'uyo yarafite sirasha ubwo rero zimaze gusha nza gutabaza mu gitenge abatwari yemwe batwari mazoro mu ntabare inzu ndada guhira mu nzu n'ibintu byanje cyose birasa n'amasaka gagarasa n'ibishimbo byose birasa n'inyambaro yanjye yose ihira kimwe nza gutabaza ne bantabare mu ntabare mumpe amahima bati akwira ngo tuguha amahima ahubwo twaguha inzu ngiye narayibonye cyane mutware ndabashima cyane kuba ndi nyirimo yorire yarahiye ntawituraka ndakwanga ahubwo cyo ndi kumubaza ubwo cyo ndi kubaza nibambonera utugi tubiri hariya bapotore hagati nka hariya ubwo rero nkabona kugira muyaga bwo ntabwo da uri kure bwo ndi gukondora ariko umukecuru ari kuririmba umukecuru turirimbira nyine twigenga nabo ntabishobora Yego mutware. Jya naniwe ntari wo wabibasha. Ndi kugesha. Amani gari kwishota. Reka nanjye nsoze iki kiganiro mwakoze kunganiriza. Imana ikomeze ibahe imigisha myinshi kandi nubwo bufasha mukeneye muzabona kuko iki kiganiro kizakurikirwa n'abantu benshi. Bazabafasha, bazabaha iyo nka, bazabaha iyo radio, yewe n'ibyo kurya nabyo bizaboneka kubera Imana kandi. Imana sindiriho mutware. Imana iriho rero niyo igiye kuzagira ati muyoborere uryakunda mu muyoborere Imana cyane ikore. Nzabona isohoye. Gusa murakoze cyane rero. Ye ni musiri webare mutware. Tahe uho muzata uho ubuzima bwiza muzagereye cyane. Imana ibarinde cyane izagereye cyane. Webare namwe kundeba aho nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.